Ngira ngo amafoto menshi ya Jack wagiye uyabona ari naho twese tugena dukomanta ko afite ikibazo mu mutwe. Ahubwo nge ndi gusaba ribu n'abayobozi batuyoboye hano muri Rwanda bamujyane kumuvuza. Abantu bose bagiye babapima babasaba baramaye umutherapist. Nabandi rero bacukumbura. Jack ntago ari wenyine urwaye mu mutwe. Nukuri kw'Imana do bongere barebe ku social media n'abandi. Barebe kuri social media bahera kwanza bahere kuri Jihad. Ndumva nanarira bro. Yego. Nagunda kanyishe. Yego. Nje ndi gutabaza, ndi kwinginga. Yego. Yewe, ndanabasaba imbabazi none nje ndanapfukame. Yego. Ninshaka nanapfukame pe. Yego. Ninshaka nanapfukame imbere yanyu mu mbabarire. Yego. Nje ndabinginze. Yego. Mumfashe pe. Umuntu washije guhereza akazi Jihad. Mbere yuko byibuze batangira kumuha imiti. Yego. Babanze bajya kumupimisha karayesi. Wabashije kukamuha hehe? Kwira ari kwisibo. Yego. Kwisibo ndabasaba imbabazi. Yego. Ndabatabaza ndabinginze mwuka byaramwe hamwe n'umubosi wabo twenda twitiranwa witwa Jado. Yego. Ambabara abanza ajyane karayesi uwitwa Jihad. Yego. Abanza rebe ikibazo afite babone kumuha imiti. Yego. Kuko ntabwo Jihad binakora cyangwa twebwe atuganiza nk'abantu b'abagabo. Yego. Babasore tungana usiko bira bintu Jihad agenda twinjizamo nk'urubyiruko utwangiririza ubuzima bwacu. Ni gute nje nzakora nzi ko umutinganye afite akazi keza nje nzatera imbere neza. Yes, ngwa ikaze gukurikira filimi zacu nge ndi Rantain Big Baddest, the number one journalist original Rwanda Big Machine, ndi kumwe na Nimuragire Jean Zado Max. Imeze bite? Fresh kabisa. Urahumeka? Ndahumeka umwuka w'abazima. Ako ngiyo Chanete barayiguza amadolari angahe? Ubundi hanga amadolari 10. Na mahoro. Na mahoro. Ndashima Imana rwose. Yego. Baherutse kumbwira ko uri umubosi amamiliyoni ngo yafite buri ushatse wanandemera dore ibintu byaranze. Zaza cyo byihoye aba diaspora hafi gukanda akanyenyeri. Turategereje rwose. So mu bantu nzi yuko baziranye na Jackie nawe ndabizi ko muziranye ribiherutse gutangaza. Yego. Ko buriya Jackie yifitiye ngo ikibazo cyo mu ndabivuga gutera bavuga uburwayi bwo mu mutwe. Yego. Ifitiye uburwayi bwo mu mutwe uri kumva. Inshuti yawe Jackie koko wowe mu gihe mwagerageje kuganira wabonye icyo kibazo koko? Ariko njewe nkurikije uburyo Jackie muzi mpereye mu gihe yakoraga bira biganiro mu gihe yajyaga bamushutinga ngo ngari guhamba impeta. Yego. Bira bintu nta nyurabwenge birimo. Kuko n'umuntu yari yarakaye nawe kandi umuntu ariko iyo umuntu arakaye afite ikibazo cyo mu mutwe iyo byivanze bibyara toroma. Uretse gatoya banza wumve umuntu wafashe icyemezo cyo kuvuga ati ngiye gushaka ngiye kuba umugore nanjye ndambiwe bino bintu buraya yakoze n'ibindi byose wubwe yitangarije. Ariko uziko yitangarizaga ko byibuze mu cyumweru yarongorwaga n'abagabo 600 600 mu cyumweru baramupigaga fresh bose kuko yigeze no kwitangaza avuga ko mu minsi yigeze gusinda arataha atana n'abagabo. Yego. Iwe yagiye kwikangura umwe ava undajyaho we umubare bashije kubara yasanze ngara abagabo 12 bamugiye iryo joro. Ubwo Jackie se nago twamwita umuntu ufite experience mu gusambana wa mbere mu Rwanda. Ahubwo nje umuntu cyangwa biterwaga n'ubwo burwayi koko. Ahubwo Steven wari wamwipeve avuga ko wenda agiye kumubera umugore ntekeza ko yarishizeho igisasu. Yarishizeho igisasu kuko yagize amahirwe yagize uriya mugabo cyamuturikanye cyaturitse ataragera kure bataramarana igihe. Yego. Kuko uriya muhungu kuvuga ngo igisasu cyaturikiye mu nzira kitaye cyageraho nka bya bipimo bakubitagaho noze. Ariko Jackie we yari yivugiye yuko yafashe icyemezo yuko agiye kwiva mu bintu by'uburara yari arimo akashaka umugabo nawe akabyara nk'abandi bose. Yari yawufashe umwanzuro kuko tukibona twese twaravuze ati Imana ishimwe umuntu abonye umugabo ingeso yari arimo zose zirarangiye zirashize bura ntago imyanzuro afashe ni myiza. Kuko ngira ngo mwarabibonye abanyarwanda twese n'abandi bose batubashije kubibona bakomye amashyi baravuga ati Imana ishimwe ko Jackie ashatse umugabo. Nta Imana itakura umuntu. Yego. Icyabo nta kigoye kizabura ikigabo cyacyo.
ese wemera ko umuntu yahinduka? Umuntu arahinduka cyane ku buryo wemeraga ko na Jackie yahinduka akaba yashaka kuko agafata icyo cyemezo muri kiriya gihe bamuterera ivi. Yego, kuko nanjye mu bantu bari amapirawu bamuterera ivi ndi uwa mbere. yego, narawatatse pe na n'uyu munsi watashye ikirori. natashye ikirori na n'uyu munsi nashaka undi mugabo nabwo nzongera nkupige kuko njye ntacyo mba mpomba. none se ko yumva kandi ubwo se mawe se harimo n'ubugome? none se mba mpomba iki? inshuti yawe se ubwo urumva uzi ko uri ririya joro bamutwara. Yego, ririya joro bamutwara. Yego, naramuhamagaye icyo gihe nandi kujya Kirehe. muhamagara za 2:30. Yego, ndavuga ati ko batwitsera kumona amatamuneri ndi kubona amacano yose bari kuvuga Jackie. ahita ambwira ati ndi kubacururiza nyine ati ngo nabaye umusitari natwitse. namwe se nanjye wazamaye ikiganiro ko mfite agacano nshaka kuzamura ukamfasha ngo ufite amafaranga se. namwe ati ikibazo ntago ari amafaranga urahari ngo ngo ngewe nzongera gukora ikiganiro ngo ibiganiro ngo nko mu byo kuwa mbere twavuganye icyo gihe hari kuwa 4. birangira rero iryo joro nsanga ngo bamushwetsemo. nsanga ngo bamufunze. nkimara kubona abantu bose ngo bamufunze, Benovino nabonye statize za mbere bavuga ko wenda bavuga ngo tayari ngo Jackie ngo Sharon ari mu maboko ataraje. Uwase Sharon yego ngari mu maboko ataraje. mpamagara Benovino. Benovino ati ibyo navuze nibyo. reba ku macano nsanga Jackie ariko ndibaza wenda bakimara kumugezayo nteka ko ikintu yazize cya mbere na mbere ari amagambo yamuvuzweho. Yego, ariko bapimye ngo biriya bamusebyaga ngo itabi n'urumogi basanga atari byo. basanze atari byo. Oya nibyo. none se umuntu yaba atuzuye mu mutwe ukamugira inama yo kuba yareka iryo taba akabyemera? Oya, ndi kuvuga ngo ibipimo byafashwe. ndumva ari ikintu nshaka kuvuga. nkubitira ku mutwe ndeke kubivuga. dufata ku mavuta nawe dore na Bruce Melody yaramwihakanye. Jackie uriya mugabo ntabwo bari gushobokana. ikindi cya kabiri Jackie arwaye mu mutwe kubera ko nta muntu w'umunyarwanda, nta muntu uzi indangagaciro za kinyarwanda ngo afate umuntu uzi ko guhamba impeta umukunzi wawe yakwambitse ari nko kumushyingura ari muzima. buri ibintu yakoze ni nko gushyingura umuntu. cyane ko iriya mpeta yavugiyeho amagambo menshi yamutereye ivi. icya kabiri iriya mpeta itakazwaho amafaranga. kuko twese twabutashye twari amapirawu turya inkoko, umuntu yaryaga icyo ashaka. ari amabyere twaranywa, ari amafanta turanywa. rero gufata impeta y'umukunzi we agatesha agaciro n'ayo mafaranga yaba yaramutakajeho akayijugunya muri toilette. kandi Jackie wavuga ngo buri ikintu cyamuteye umujinya ni ukuntu Steve ataraje kubaka, yarazanye no kumushakiraho hiti. ngo buriya nicyo kintu cyamubabaje kigeza kuri iyo level yuko yavuga ati n'iyi meta ndayihambye. icyo kintu gishoboka ati yaravuzwe ariko sicyo Jackie yakomantagaho cyane. ikintu Jackie yavuga ati uriya mugabo ntago azi kurongora. urumva? ahubwo nkibaza kuva igihe bari barakundaniye babana banasurana barongoranya uko babanye. Oya, ni ukuvuga ngo Redi n'ubundi wasanga banakibwirana ko bakundana umunsi wa mbere barabikoze. nyine nase yabonye ko atazi kurongora uwo munsi amuterera ivi. wasanga yarahezaga kuko amukunda. kwari ukutanyurwa. Jackie yarongoranye n'abagabo benshi. tinya umuntu warongowe n'abagabo 12 umunsi umwe. tinya umuntu warongowe n'abagabo 600 mu cyumweru. ahubwo uwo mugabo yarebuze ajya akoresha amaboko ye. ikibazo ahubwo abantu bose babapime. burara ari nk'abantu ngende wese wafashe kamera n'amikrofone amasaundi akajya gufata bira biboro arimo shingura impeta muri ramunuko. nawe naga seriye mu mutwe. oya, yashakaga views, nta mutima mubi wundi. urabizi ko bacuruza. none ukuntu abantu ari abagome abo banyamakuru bamufataga ibyo biganiro byose barahindukiraga bakumva ahubwo Jackie yaba yafungwaga. no kuvuga ngo kumva buri abanyamakuru bo
bitewe n'uko YouTube gucuruza kwayo harimo kuba warebwe cyane kugira ngo byinjize amasaha. Yego. Ntago nkeka ko ari undi mutima mubi cyangwa se ari uburwayi bwo mu mutwe. Bo baharaniraga inyungu zabo ku giti cyabo. Rekeraho ngaho. Ubona kamarade ari muzima? Ubona Pioni kari muzima mu mutwe? Nge mbona ari bazima. Nta buzima bafite kubera ko ariko ngo nabo ribu yabataye ibarimo. Ahubwo hari abandi nshaka. Hari abandi nshaka ko bashyiramo batarafatishwa neza. Kandi nabo ndabizi neza. Hari abo ubona ukavuga ati bura nka Jihad ntabwo yaba ari muzima nawe mu mutwe. Yego. Ko sintekereza ko kiriya gifirimbi iyo mu mutwe bituzuye ugashyiraho na kiriya gifirimbi yifitiye ubwe nta buzima afite. Arwaye mu mutwe. Ureba Jihad afite ikibazo ko byagenda kose. Jihad mu mutwe. Yego. Uzarebe ntago ajya agaragaza umutwe we. Akenshi abayizitsemo ibitambaro mu mutwe. Yego. Akenshi usanga ibyanwa. Tinya umuntu w'umugabo ufite ibyanwa bingana kuri ujya kumva ngo umushu. Ndareka ngabashu. Ngabashu. Yirya nk'umukobwa bro. Yego. Nkuriye ahubwo bamunazemo. Agakurikira abandi. Nahita ngenda nkwereka n'abandi bagakwiye kuba barimo. Ariko Jack kuba tuzuye mu mutwe byo nibyo ntabwo cyagikorwa. Ureba se ntabwo ari gukoresha call conference. Ureba mu kintu cyatumye abantu baba basazi n'imbuga nkoranyambaga zitarimo. Nose iyo ubona sinzi nimba kuri TikTok kujya ukunda kujyaho. Yego. Usanga umuntu ari mu byondo bro n'isayo yakuyemo imyanda ari kwikubitamo ngo nuko ari gukamera. Ugasanga umuntu yambuye ubusa ari kubyina imbere ya kamera ubuteshya hejuru ya views gusa. Iyi mihanda izatugira abasazi. Yego. Twaranasaze kwanza. Usibye ko ari aho bitaragaragara cyangwa ngo bitunguke. Yego. Abenshi ni abasazi. None se ikintu ndi kwibaza bakakanya. Yego. Gira ngo n'abanyarwanda nabo bibaza. Ntago umuntu ashobora kuba uwo mustari yifuza cyangwa se uwo mu influencer yifuza ariko bitanyuze mu nzira mbi. Yego. Nizo zirimo kwiyandarika. Kuko ntabwo content mu Rwanda zibuze. Yego. Nje nshobora kwigisha abanyarwanda uko bafura ntugaturabanza ugatumbika ukagira iki ukashyiramo omo. Iyo ni content yanjye naba nizane ku ruhare rwanje. Ntabwo kuzana content ari yo kuza kwiyambura ubusa kuko ngira ngo amafoto menshi ya Jack wagiye uyabona ari naho twese tugenda dukomanta ko afite ikibazo mu mutwe. Ahubwo ngende gusaba ribu n'abayobozi batuyoboye hano muri Rwanda bamujyane kumuvuza. Abantu bose bagiye babapima babasaba umuterapist. Nabandi rero bacukumbura. Jack nagare wenyine urwaye mu mutwe. Nukuri kw'Imana bongere barebe ku social media n'abandi. Barebe kuri social media kwanza bahere kuri Jihad. Babanza bajye kumuvuza nawe ubwe. Jihad wora bihamye umunyamakuru ntabwo w'igitangaza makuru nk'isi. Ahubwo bamuhaye akazi nabo nago bazi kugenzura. Sinzi icyo bagendeyeho. Utekereza ko ira discipline se ubundi bikwiriye umuntu uzajya imbere y'abantu akabwira ibintu abantu cyangwa se public? Yego. Ubureba nyine discipline ya Jihad. Ubureba yarakwiriye karakaza ubundi. Discipline ya Jihad ntago yarakwiye karakaza. Itangaza makuru ntiyagakwiye kurijyaho rwose. Yego. Jihad yagakwiye kuba byibuze akugira ngo yirirwe acuruza umunwa kandi no mu mutwe atuzuye kamemo n'igifirimbi kiri gukura. Yagakwiye nko kujya gucuruza nk'ihene mu isoko inkoko aho gararutwa na Majid the Black. Mbese bishatse kuvuga ko ntago Jihad yagakwiye kuza muri societe. No. Nta mutinganyi wemerewe kuba yakwegera umuntu wari we wese. Jihad isa no mutinganyi. Jihad naso nari muzima. Ako tinya umuntu uje imbere ya kamera agamagara umuntu ari kwikinica n'igihe nose umuntu w'umugabo izi saha kuri iterambere turi mu Rwanda hano hari umuntu ugifite igifirimbi none abantu mubaza akahita bifiyeri yabyo wana ukumva ngo narabishakaga ngabashu rero nurayini iriko nose numva atari umutinganya. Leta nawe imuganirize ahubwo imujyana hano imyicarekemo wenda niyo yamaramo nk'amezi nk'atatu yazavayo yarafashe umwanzuro kuba ari tayari. None se ikintu ndi kwibaza nyine bakakanya abantu bamuhaye akazi ku isibo nabo bagenzure cyangwa se mu buryo bwa nyabwo hakugira ngo bazamwirukane nk'imbwa. Babanze babajye kumupimisha barebe ikibazo afite kuko twego abanyarwanda turabibona ntabwo yuzuye ntabwo umuntu afite
kuko ntabwo uri umuntu, ntabwo ngenda umuntu ngewe nje imbere ya kamera ngo mpamagaye umukobwa ngo nishimye nawe cyangwa se nase utegeza ko iriya video ya Jihad yazengutse ku masoko media utegeza ko avuganaga n'umukobwa. Ntabwo ari umukobwa bavuganaga, ntabwo ari umukobwa bavuganaga. Subizi neza ko atari umukobwa bavuganaga. Erega Jihad atereta abagabo kandi umwe bajya bavuga ngo Nyabarongo ngimira imiru uyizaniye. Iyo umwijyane nawe arakuroha. Yego. Aguhereza ibyo yakagombye kuguha. Byaravuzwe cyane, hari n'amafoto, hari n'ifoto nigeze kubona Jihad yasomanye n'umuhungu mugenzi we, ariko biriya n'ubusirimu busanzwe. Oya reka nigire hanze suzuko biba. Oya kandi Jihad n'ubusirimu. Jihad afite ikibazo mu mutwe, yarangiritse mu mutwe. Yego. Kandi bajya bavuga ngo umwana apfa mwiterura. Jihad ushobora kuba izi ngeso ze zose agenda yerekana ku social media, aba amafiyeri yabyo, akaba proud yabyo, akerekana ko ibyo yakoze yari yabitekerejeho. Yego. Bira ashobora kuba bitangiye byibuze nko mu myaka 14. Bira bintu ubundi iriya ndwara bayigira muri secondaire. So nukuvuga ngo ubuyobozi bukuru bw'igihugu bushinzwe investigation nawe bumugereho. Oya mbere yo kumuganiriza bubanze bumubika ahantu yitekerezeho. Ubwe yitekerezeho. Yego. Namara kwitekerezaho ubwe nabo bazagenda bamuganirize, bazana abaganga bamupime barebe ikibazo afite, kuko Jihad ntago ari muzima. Yego. None se ni muragire reka wenda kandi Jihad biba bintu ntago abyikoresha. Yego. Ntago yaba byikoresha mu kitekereza ko bikoreshwa n'iki se? Erega twese turabanywa. Yego. Twese turanywa byeri. Nabanywa kandi ariko ntago Jihad sinavuga ko ari inzoga gusa. Yego. Hari ikintu kibyihishe inyuma. Ntago yikoresha. Nawe bamujyana ahantu bamuganirize. Yego. Barebe ikiri kubura mu mutwe. Wavuga ko Jihad atazi ubwenge, umuntu washutse fata ku mavuta bagakora ikiganiro nka kiriya kuri channel. Iyo batwara bombi. Uzi ukuntu ababaye? Yego. Nimara kubibona nagiye muri toilette niceramo nk'amasaha nk'abiri ndarira. Yego. Maze kurira ndihanagura ndasohoka. Kuko bose bari warizwaga n'iki se? Basize umwe. Yego. Ahubwo leta kubera iki yatwaye fata ku mavuta Jihad bakamureka. Nicyo kibazo wibaza ubu kugeza. Ni kibazo kuko iriya video nuze fata ku mavuta avuga ngo ngewe nkume n'umunyenga n'ibiki ibicucu gusa byose ibicucu byateranye. Bari bakoze inama. Rero iriya video ko ari abantu babiri bari barimo bakaba barabatwariye hamwe bakavuga ati video mwakoze iyi niyi bakanabona n'uwo Jihad bakanamupima nawe kuko ize sange ndamushinja kuba tuzuye. Yego. None se Jado, ikintu ubu ngubu nakubaza, utekereza iki cyangwa se urasaba iki abantu bari kuri ibiganiro birimo amakosa cyangwa se bagaha abanyamakuru akazi bafite an education cyangwa se ubumenyi bukeya, kubera ko mu bintu birimo itangazamakuru cyangwa se amahame y'itangazamakuru harimo kwigisha, kumenyesha, entertaining abantu, mbese na amahame menshi. Ariko urasaba iki muri make? Ngiye kintu ndi gusaba rero izi saa tuvugana. Yego. Wakomoje ngo ku bantu bakora itangazamakuru bagatanga cyangwa se bakavuga amagambo adakwiriye. Yego. Badafite n'ubumenyi buhagije. Yego. Ikintu ngiye nsaba rero izi saa tuvugana urebe muri n'abantu badukurikiye, abantu munkurikiye. Yego. Ndumva nanarira bro. Yego. Nagunda kanyishe. Yego. Ngiye ndi gutabaza. Ndi kwinginga. Yego. Yewe ndanabasaba imbabazi none ngenda napfukame. Yego. Ninshaka napfukame pe. Ninshaka napfukame imbere yanyu mu mbabarire. Ngenda binginze. Yego. Mumfashe pe. Umuntu washije guhereza akazi Jihad mbere yuko byibuze batangira kumuha imiti. Yego. Babanze bajya kumupimisha karayesi. Wabashije kukamuha hehe? Kwira ari kwisibo. Yego. Kwisibo ndabasaba imbabazi. Yego. Ndabatabaza ndabinginze mwuka byaramwe hamwe n'umubosi wabo twenda twitiranwa witwa Jado. Yego. Ambabara abanza ajyane karayesi uwitwa Jihad. Abanza rebe ikibazo afite babone kumuha imiti. Yego. Kuko ntabwo Jihad binakora cyangwa twebwe atuganiza nk'abantu b'abagabo. Yego. Babasore tungana. Usiko bira bintu Jihad agenda twinjizamo nk'urubyiruko utwangiririza ubuzima bwacu.
ni gute nje nzakura nzi ko umutinganyi afite akazi keza nje nzatera imbere neza kugira ngo ntere imbere nuko nzaca kuri umutinganyi akabanza akankora ivyamfura mbi kugira ngo mbeho yego ni ukubera iki ni gute ushishikariza abanyarwanda gucururiza online ari gushishikariza abanyarwanda kandi turabizi abantu benshi dukoresha social media mu Rwanda abantu dufite amatelefone arimo YouTube mu Rwanda turi urubyiruko ari kwigisha iki urubyiruko yego buriya bishoboka ko yaba ari kurukururira nabo kujya mu busambanyi none se kugira ngo njyewe nshobora kuza nta mafaranga mfite nta burayi yego ndi urubyiruko nkabwira Jihad nkuvuga ati nkafata nimero zo nkuko yerwa zitangaza kuri social media nkamuhamagara uzi ko mbere yuko ashobora kuma amafaranga harano yabanza kunyuza yego akabanza kantinga yego kugira ngo byibuze mbashe kugira icyo ngeraho yego ngira ngo abashugamame turabazi ushobora kubana amafaranga ufite mwahuriye mu kabari se mwahuriye mu isoko se akakwikundira mbere yo kuguha amafaranga abanza ukamupfubura yego kugira ngo aguhe amafaranga none Jihad urubyiruko ari kurwigisha iki ese ruzakora rumeze gute nimba urubyiruko ruri kuvuka uyu munsi rugakura rwiga rukabona televiziyo y'isibo bakabona harimo umutinganyi cyangwa umuntu ushishikariza abantu gucururiza imico mibi kwigisha urubyiruko iyo mico mibi urwo rubyiruko ruzakura rufite irihe terambere ako nanone buri muntu wese afite uburenganzira bwo gucuruza online none se urumva ibyo bintu yiyemereye ko twabonye amavideo we ari kwikinisha afite n'igifirimbi kame muri mugabo narisiramuza kandi tuzi ko leta y'u Rwanda yadushishikarije kwisiramuza RBC ishishikariza urubyiruko gukura rwarisiramuje ni gute se Jihad tuzamwigiraho yemera ko acuruza honore narindaye ni umuntu w'ubwanwa afite ubwanwa nk'ubu bwanje arimo aravuga ko acuruza honore narindaye kame mu we burawe bamufumuna mu kibuno baramutinga nje Jihad ntekeza ko ntabwo ibi bintu bikwiriye kuba yashishikariza urubyiruko mbese gusaba isibo gusaba ubuyobozi bwa isibo bubanze bupimisha uriya mugabo nimba ari n'umugore simbizi bubanze bumupimishe burebe uburyo ahagaze mu mutwe nibwo hasanga ari muzima bumurekere ku kazi nibwo hasanga ari kutwangiririza kandi agakora yidoroze mu mutwe cyangwa se atuzuye bubanze bujye kumumetsa nk'ahantu Rwanda Investigation Board niyo idukurikirana nkatwe urubyiruko nkatwe abanyarwanda yishinzwe kugenzura ibyaha n'ibitari ibyaha ntabwo bari gufunga afata ku mavuta ngo Jihad bamusige so njyewe icyo navuga kuri ibyo nabisaba isibo muri rusange Rwanda RMC cyangwa se RMC Rwanda Media Commission sibyo hari imyitwarire y'umunyamakuru hari imyitwarire ibigomba kuza out of jobs cyangwa se out of your company kuri radio yawukoraho cyangwa se televiziyo ako ni imyitwarire igomba kukuranga mu kazi kawe n'inyuma y'akazi kawe nago nyeka ko rero ira myitwarire Jihad yagaragaje ari imyitwarire yubahisha isibo muri rusange nka radio na televiziyo nawe ubwe ku giti cye n'igihugu kubera ko twebwe mu Rwanda ntago dushyigikiye ko abantu babindaye dushyigikiye ko abantu bishakira imirimo bagakora amaboko mu mifuka tugahanga imirimo u Rwanda tugakomeza kuruteza imbere cyane sibyo ni muragire niko bimeze ariko ufite n'agahinda kenshi kubona warababaye erega ariko ni muragire ari nkaho bahaya akazi ko gushyira ibi bintu ku murongo by'amasosho media wabigenza utubundi njyewe ikintu nabanza nkakora cyambere twabonye ko dufite umuyobozi wacu Mutesi Scovia niwe ushinzwe ibintu bya social media cyane cyane ko n'umubyeyi mwiza ndanamushimira cyane kuko ari ibitekerezo agenda duha nkumva mu mutima wanjye cyangwa se muri njyewe ndanyuzwe n'ibyo arimo kuvuga ariko njyewe buryo nge nabishyira ku murongo yangaherutse gutwika sabe erega wibuke ko ibintu ngo ntago yarabihagazeho neza kubera ko ngo sabe we yakoze ibyo yagombaga gukora kandi yavugaga ko ari amafaranga bariye yego biriya
ntago na Scove ntago namuvugaho cyane, ni umubyeyi kandi aranaduhwitura cyane, afite ideas nziza. Yego ntawe udakosa, ashobora kuba yarabikoze ari kurengera inyungu runaka, cyangwa se ashobora kuba yarabikoze ari mu buryo bwo gutwika. Ko twese aba social media cyangwa se abayutubazi turatwika. Ashobora kuba bivuze ari ugutwika kugira bibonere iki agafaranga. No sinago wabonye Yago mu gihe cye uburyo yashyiraga ikiganiro mu minota 6 akona cyuje 100. Uyu munsi yakari gushya ikiganiro ukabona isaha umunsi irashize ukabona ngo yarebwe n'ibihumbi 10. Aho ntari mu bihombo. Aha ndikuvuga ngo rero abanyarwanda twese uko tugenda tubibona n'abantu badukurikira bakunda amatiku. Abanyarwanda bakunda amatiku. Hatari amatiku yasaga nka Yago, hatari amatiku nka ya Jackie ngo yataye impeta hehe, atari nka yanuze nka yafata ku mavuta ngo yafunzwe, atari nka yasabye ngo yasimbutse ipango yavunitse. Ntabwo ico gihe uburi gucuruza. Abanyarwanda sinzi impamvu uzaploding ndine muhanze uyu munsi ngende umuhanzi mfite indimo nzaploding ejo bundi buri bucyaka Noheli. Iri no gukorerwa amashusho cyane. Ntabwo abanyarwanda bakunda indirimbo, bakunda ngo Jado ngo yatutse kanaka, ngo Sabe ngo yasimbutse nibyo. Atari amatiku ntabwo urebwa. Niyo mpamvu rero nje nshaka gushyira ibintu mvuga ngo nje mba mpawa amahirwe cyase nkahabwa umwanya wo gushyira ku murongo abanyamakuru bose abakoresha social media. Naba topic ntarengwa. Nabwo ati guhera uyu munsi nimba mudakereye content zanyu, utagiye udahanze umurimo we ngo aje gufasha abatishoboye, abadafite mituweli ngo abafashe, n'udashaka content yo kuburi guteka, ese ko Gasuka bikora bamurusha iki? Wese ubona bitwika, ubona nyine nibyo mvuga ati ahubwo Gasuka ni umunyabwenge cyane, ndanamwemera buri shingiye kuko we ibintu by'amatiku nagakunda kubijamo, cyuko zuze kumutwika aramutwika kandi nawe ajya tuka, ariko nagatuka atuka ibigarasha, nagatuka abantu bose abonye umwendereza aramubwiza ukuri. Ariko content yizaniye kwitekera nyine mbese atuka umuntu wagakwiriye gutuka cyane. No se nka Jado wamutinyaho n'umwana uvutse naganza wanje weje ntiyamutuka. Ubuganza umwetse ukamaza uyu ninde muri telefone hagahita amenya wari wese. Ari umwana w'imyaka ingahe cyane ari byo kubaka izina nyine. Nase umuntu wubaka izina mu bikorwa bibi. Ni kimwe na Jackie rero. Jackie ari amafoto menshi wagibona. Baritazari we ntimwamumenya ahantu hose. Nyine. Nimba umuntu azamenyekana ku bintu bibinga akabarirwa yanditse izina. Nase nanjye nzajya mu muhanda nkureme imyenda yose ngende akadodo kikubita ku ruhande bamfata amashusho kuyo nanjye mbo umustar. Nzafata umukobwa ndongorane nawe hano muri kaburimbo mu mfotore kugira ngo nanjye nkafate nandike izina. Nase nanjye nzikinisha nka Jihad kugira ngo umfate izina. Jihad afite ikibazo mu mutwe. Jackie nawe afata igikoma ngira ngo arakizi kiriya cy'insina. Abakingirijeho hano amabere ajya hanze arifotoza. Bura n'ubu muntu biriya bintu ku buryo wabutekereza ko bizamugaruka se mu gihe biriya mu gihe runaka n'abana zabyara. Ari amafoto bazayabona kandi bazasanga mama wabo ntacyo yigeze agera. Si bifite kuvirizamo n'abana kuba baba nabo nka nyina. Bajya bavuga ngo uwibahetse aba yigishwe mu mugongo. Jackie kuba yabyara umwana akazakora nameze nkawe, ese yamuhanura buriya akavuga ngo nawe bibireke ni bibi? Ntabwo bishoboka. Ese Jihad nubwo atazabyara ndanabyemeza. Ntabwo umuntu ufite igifirimbi cyangwa neza ko atazabyara kandi afite igikoresho. Kandi ari umukobwa. Ni umukobwa kandi afite igikoresho. Kandi bamurongora. Nasa azabyara cyeta ahubwo ni bamutera inda. Ariko ibyo bintu uri kuvuga bihagazeho neza. Cyeta bamutera inda. Ntabwo urumva ijwi rikize. Ijwi rye ntaryuze. Ijwi rye ni kuri yivugira Jihad iriko. Yagendewe nyine n'umukobwa. Uzazana imatimbo reba abakobwa barimo babagabo. Yarazanye systeme y'umushu mwese mukayikurikira. Nyine umushu so umukobwa se nyine. Nusaba ko aravye karagakoba ke nimba n'agakoba. Wonye hari akariho. Ntako. Ni mpamvu rero ari Jackie wenda baramupinye musangamo ibyo birwara n'iki wenda no kutuzura. Na Jihad babanza mu myicarika ahantu ariko mbere yuko bamuvuza
babaze bamwicarika nk'ahantu nk'amezi nk'abiri bamuganirize yitekerezeho ubwe mbere nyuma yo kwitekerezaho bazaza bamupime. aho hantu uri kumusabira ni he? uzi ko abantu bakoresha biriya bintu ngo byibuze iyo kwese nk'umwotso umwe ushobora kumara nk'imyaka nk'ibiri ukirimo utavaravamo. rero Djihad nimba atajya abikora afite ibindi akoresha bitari biriya mvuze. Bamwicarikana nk'amezi nk'abiri akaba yitekerezaho, hanyuma nyuma yaho bakazamuganiriza then bakamujyana ku impamvu uri kubivuga. hanyuma ngira ngo mbonero n'ubuyobozi bwa Isibo ubwumva iki gitekerezo cyanjye bubigendereho, ndabutabaje, ndabwinginze, ndabupfukamiye, ndanarize cyane, sinzi uburyo wabyumva, agahenda karanyishe, babanze babimujyana bamupimisha barebe ikibazo afite, kuko ari kwangiza urubyiruko, ari kwigisha abanyarwanda ibintu bibi. Ibi bintu by'ubutinganyi tubizi muri Amerika n'ahandi hose mu bindi bihugu, ntago mu Rwanda twari tubizi. Okay, so nizere ko rero iby'ingenzi mwabyumvishe hano kuri Jado. Ndakeka ko yabagiriye inama, yanaganiriye namwe. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Nge nari Runtime, nawe uzagaruke mwana hano kuri film zacu. Nzaza cyane kari no mu rugo, uba habaye mu rugo. So tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Nizere ko wakanze subscribe, comment, share kugira ngo ujye urushaho gukurikira ibiganiro byose dushyiraho. See you next time.